Yeah, what's up my beloved people? Hi, muraho neza bakunzi ba filime Icyumba cyanjye series. Uzisi muri filime yacu Icyumba cyanjye, nyuma yuko wa mugabo ngo ni Iva yagize umutima agafata icyemezo gikomeye cyane, agafata icyemezo cyo kuzana mama wa Miki mu rugo iwe, yateje ibibazo bikomeye cyane, aho mama Miki kubana na mama Koko mu rugo rumwe bikomeje guteza intambara. Abantu bakomeje kugenda bibaza umuntu uraza gusohoka muri uru rugo, kuko iyi ntambara iri hagati ya mama Koko ndetse na mama Miki uko byagenda kose iraza kurangira hari umuntu usohotse muri uru rugo rwo kwa Iva, hagati ya Koko na mama we na hagati ya Miki na mama we. Ese guys, muratekereza uyu Miki na mama we bari buze kongera gusohoka muri uru rugo, Koko na mama we akaba ari bo barusigaramo? Guys, uyu mama Miki bakomeje kugenda bamwataka, mwabibonye neza ko umuntu bita Koko yaje amusohora, ariko ibyo byose Nsuki agakomeza kugenda abyitambikamo, asobanurira Koko ko ari Iva wazanye mama Miki mu rugo. Ariko ibyo byose nibyo bitumye nanone umuntu bita Koko na mama we bongera kwicara bafata icyemezo cy'uko bagiye kongera kugambanira Koko, Miki na mama we bakaba babasohora mu rugo. Ese guys, ko bavuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushe, muratekereza iki atari cyo gihe kigeze kugira ngo Miki na mama we babe batsinda urugamba? Koko na mama we ubugambanyi bwose bagiye bakora bugaragare, batangire kuryozwa ibyo bakoze. Murabizi ko hari hashize igihe kirekire cyane umuntu bita Miki yiyoberanya, yihishahisha, yanga kugaragaza ko yamaze kwibuka buri kimwe cyose. Ako nyuma yo kubona ko mama we bamumereye nabi, nyuma yo kubona ko arebye nabi bashobora kumutandukanya na mama we, kandi yaragize amahirwe yo kubana nawe bakabana mu rugo rumwe, uyu Miki afashe icyemezo gikomeye cyane cy'uko amabanga yose agiye kuyashira hanze, ukuri kose agiye kugushira hanze. Uyu mugabo ngo ni Iva agasobanukirwa everything, akamenya buri kimwe cyose, akamenya uburyo uyu Koko na mama we bafite gahunda yo kumusenyera urugo, bafite gahunda yo kumutandukanya n'umugabo we burundu. Hanyuma Iva agasobanukirwa buri kimwe cyose. Ese muratekereza ko Iva naramuka amenye neza ko Koko na mama we aribo bagize uruhare kugira ngo Miki yibagirwe ibintu byose, muratekereza uyu Iva atazahita atandukana na Koko byako kanya? Kandi nanone murabizi ko uyu mugore ngo ni Koko akomeje kugenda agwa mu mitego ya Chris uko bwije nuko bukeye. Muraza kubona umuntu bita Koko atwite inda ya Chris. Iki kiraba ari ikimenyetso simusiga kiraza gutuma Koko atandukana na Iva burundu, ku buryo nta hantu na hamwe bazongera guhurira, ubundi Miki asubirane na Iva wahoze ari umugabo w'isezerano, bakomeze biyubakire urugo rwabo, bakomeze babeho neza. Guys, abantu bazishimira yuko Miki na mama we bazatsindiye intambara bahanganyemo na Koko na mama we, ndagira ngo mwigaragaze hasi muri comment, muduhe ibitekerezo byanyu, mutubwire uko mubyumva. Ese murabona iki atari cyo gihe kigeze ngo umuntu bita Miki ahabwe ubutabera? Murabizi ko Miki amaze igihe kirekire ari guhura n'ibibazo, amaze igihe kirekire ari kugambanirwa, amaze igihe kirekire yaranze kugaragaza ukuri kubera ko ashaka kuzihorera kuri Koko na mama we mu buryo bwiza. Ariko nkuko Miki yamaze kuba yabitangaza muri episode mugiye gutangira kubona mu minsi iri imbere za filime Icyumba cyanjye, muzabona neza ibyemezo Miki yafashe. Miki yafashe ibyemezo by'uko ibyo yari amaze igihe kirekire apanga byo kwihorera kuri Koko na mama we agiye kuba yabishira mu bikorwa, aribwo bigiye kuba byatangira, ndetse na gahunda zo gushira ukuri hanze, amabanga yose ya Koko na mama we akayashira ahagaragara, Iva nawe akaba yamenya ukuri.
n'izo gahunda zose Miki agiye kuba yazitangiza, ubundi muryoherwe na filime Icyumba cyanjye. Murumva ko filime igeze ahantu ryoshe, abantu bakomeza kugenda bakurikira episode by episode umunsi ku wundi. Murumva ko mwari mushonje muhishiwe, kuko Miki yabazaniye filime idasanzwe, yabazaniye filime iri special, nyuma yuko abantu bari bararambiwe kubona umuntu bita Iva ari mu byishimo na Koko bari mu rukundo, kandi Miki we ari mu marira, ari no kurengana ibyo bamuvugaho byose atari byo, ari ubugambanyi bamukorera. Abantu bari barifuje kubona Miki yarasubiranye n'umugabo we, bari barifuje kubona Miki yarasubiye mu rugo rwe, ari mu rukundo na Iva, umuryango wa Miki umeze neza, ndetse na mama wa Miki ameze neza. Rero ibyo nibyo mugiye kuba mwabona muri episode tugiye gutangira kubagezaho mu minsi iri imbere. Niyo mpamvu twibutsa gukora subscribe. Reba munsi y'ivideo gato uraza kubona akabuto k'umukara kanditseho subscribe, ukandeho, fungura akazogera ka mbere kuri all notification, nubisoza ukande like, nako gakumwe k'ikiganza kurebye hejuru. Wibuke kudusigira udusitika tw'imitima twinshi cyane hasi muri comment, wibuke kudusigira igitekerezo cyawe, wibuke kutubwira uko ubyumva, uko ubibona, kuko uyu Iva ibintu yakoze nawe ntabwo azi ibyo yakoze ibyo ari byo. Yabikoze atazi ko uwazanye mu rugo rwe ari nyirabukwe akaba na mama wa Miki, yabikoze atazi ko ari abavandimwe babiri bagiye kubana mu rugo rumwe, kandi nyamara batumvikana. Kugeza ubu ngubu Iva ntabwo yari yamenya ko mama wa Miki na mama wa Koko bavukana kandi batumvikana habe na gato. Guys, ibi bintu rero Iva naza kubisobanukirwa, abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya imyanzuro ari buze gufata. Ese uyu Iva murabona harashira iminsi 2 ataramenya neza induru ziri kubera mu rugo rwe, intambara ko mama Koko ahanganyemo na mama Miki. Guys, abahantu hose bahuriye muri kona ko bari gucocorana, bari gusigana, batangiye gusubiranamo, ko nkuko mwabibonye ko na mama Miki yaje yafashe ingamba zikomeye cyane. Yaje nta bintu byo kujenjeka, yaje azi ko ahantu agiye kuba ari mu bagambanyi, ari mu bagome. Nawe yamaze kutugaragariza ko yaje yiteguye ko byagenda kose uru rugamba agomba kururwana kandi akarutsinda afatanyije n'umukobwa we Miki. Guys, rero ahangaha ikintu kigiye kuba cyakurikiraho ni uko uyu mugabo ngo ni Iva agiye kuba yasobanukirwa buri kimwe cyose, agasobanukirwa ibibazo byose Miki yagiye ahura nabyo, ubuzima bushaririye Miki yanyuzemo bitewe na Koko na mama we, agasobanukirwa ko kandi ibyari bikomeje kugenda biba kuri Miki bikozwe na mama Koko na mama Koko n'umukobwa we, nabyo nibyo byabaye kuri uyu mama wa Miki. Ni amateka yarakomeje kugenda yisubiramo muri filime Icyumba cyanjye. Guys, ibintu rero ibingibi nibyo bikenewe cyane kugira ngo ikibazo kiri muri filime Icyumba cyanjye kibashe kuba cyabonerwa umuti, kibashe kuba cyabonerwa igisubizo. Ikintu gikenewe ni ukugira ngo uyu mugabo Iva asobanukirwe buri kimwe cyose, asobanukirwe isano iri hagati ya Koko na mama Miki, amenye neza ko uwo yagiriye impuhwe, uwo yasanze mu buzima bwo ku muhanda ari nyirabukwe, ari mama Miki. Asobanukirwe neza gahunda za Korodina, imipango afite kuri Miki ndetse na mama we. Ibi byose Iva namara kubisobanukirwa byose azabikemura nk'umuntu w'umugabo, kandi namwe iyo murebye neza mubibona ko uyu Iva ari ufite ubushobozi bwo gukemura ibibazo byose bigaragara muri filime Icyumba cyanjye, kuko biri mu biganza bye, niwe filime yubakiyeho. Guys, rero nkuko mukomeje kugenda mubibona, mwabonye ko